mbese inzozi zahinduka impamo rimwe na rimwe bijya byanga ariko hari igihe zibukuri bamwe bakeka ko ari ibisasi gusa siko mbibona kuko sinjye waremewe ndababara kuko nanjye ndi umuntu kandi ndakunda nahuye na byinshi mu nzozi n'ukuri mbuze uko mbisobanura gusa nabyise ibara ry'urukundo iri mu ibara. Thank you. Oh. Hey. No, Ivan The small boy, Ivan. Come on. He's your little brother. He's my little brother, but come on, none se ageza aza kugusaba imodoka. You own car? Yeah, he's my boyfriend. Oh my God. Imagine. Thank you, my boys. None se, what I mean is, you know, he's a small boy. N'umwana muto ugenda ikigusaba imodoka. Can you imagine? I'm done with my studies and I'm ready to take care of you. I understand. The choice is clear. Please, Brianne, take it as you be a smart girl. Grow up. Woman mukuru. Just me and you. Uriya mwana tumukuze ariko bucece. Ntabwo nshaka ko ababana. Ntabwo nshaka ko Nigute tuzababara nyine. Ntabwo ari ngombwa ko abimenye the first time. Twamaze twara hagati ubwo byaba serious agatungwa no kubona biri already done kandi nawe nyuma byamushimisha ashize mu gaciro. I'm telling you. Okay, let's try it first. Ni gute ufata puberi ukayegeranya n'ibintu icyayi amasafuriya ibintu byose puberi aho iterekwa ntabwo hazi ako Patrick kuki usigaye umeze ukuntu kandi waje umwana mwiza so ni marujana n'izindi ubwo sibyo nibyo ukwiye kumbwira do nari amatara kama wayavanye ariko ni nyanyashya marujana niko rucyashyira urabona tabize wowe puberi mu gikoni ibi byose aho bijya urahayobera paka ubyegeranye n'ibi urakabya kandi waje umwana mwiza ushaka gusubira iwanyu mu cyaro noneho dore wakaraze n'imisatsi karabaye imisatsi warakaraze n'iki ese umukobwa numvaga ninjoro ari mu cyumba cyawe arimo akora iki Brianne ubwo ngende umusazi
Ntabwo waruhe. Ubwo ngende umusazi none. Oya, ntabwo waruhe. Amapantaro se ubundi uyazamuye wabi. Sigaye numva usigaye ushogozanya na mama. Urabinza gusubiza abona kuvanye. Ushogozanya na mama aravuga yirirwa sakuza yabaye nk'umusazi. Ampaka abaturanyi bamenye yuko ahari. Bira ni ibicyo usigaye warihaye. Ikindi bari abakobwa bawe numva ushaka kujya ubazana uzagende gukodesha inzu yawe sinzi. Ayo warebye nabi namukobwa uri hano. Namukobwa uri hano warebye nabi. Urabizi ko ntangana nawe. Subizi? Cyane. Bagutungana. Rero kuba tutangana n'ibyo ubukeka ko ntabonye mba nabibonye. Umvishije? Ujye ukora imirimo yawe ukuri kuri gahunda nta kindi kintu kiba hano. Umvishe? Kandi urabizi ndakubaha. Jyana icyayi muri salo. Be. Ahubwo wewe Okay. aburiya wundi uruzuye cyangwa byibuze hari iburo itangiye gufunguka muri iyi minsi ngewe muri iyi minsi mukuru wanjye kuva mwamenyaniye. Hari iburo itangiye gusota ikava mu mwanya wayo. Ayi. Uri kumbaza ngo wayi. Musubize ngo ikise musubize ngo because. Ibyo ushaka. Cyakoza weta narenze ngo narafatishije kumbe wenda no ko ari yarabuze amahirwe y'undi muntu ugaragara. Ese reka nkubaze kabiri kangahe byibuze nanjye unyandikira message ninjoro mbwira ngo bonne nuit ngo ndumva ngo I can't stop thinking about you. What does it mean? I saw everything. What are you Nabonye buri kimwe. Buriya wimbwira ngo what? Urabizi ko najya mvuga nabi muri kamere yanjye. Ntabwo uvuga nabi? Of course. Oh, okay. Kuva ryari se? Ubu ntabwo uri kuvuga. No, wantunguye. Okay. None se reka nkwibariza rata mukobwa mwiza. Kuva ryari we na mukuru wanjye byibuze asigaye mumara kubona no kohita mukumbura. Ibintu bitaranambaho ngo wenda nanjye niyoza nimba hano nangize mbwe ngo urankumbuye. Nyina kakanya urambonye wamugani ndamafuti nta kintu mfite nyine ubonye abafite icyo bafite nko kubishaka nyine then you leave me. Niko biri? Leaving you. Birabisobanuye iki nyine? Tuvuge wenda uri kwita kuri uretse nakubwiye ngo nabonye buri kimwe cyose kandi nabonye gutangana nawe. Byibuza uri kwita kuri mukuru wanjye kugira nanjye mbeho neza yego. Uri muri amake ya mbese utantanga Tanzania hose kugira ngo zingereho zose. So, gira icyo bivugaho nyine. Cyangwa nyine nakurwa n'isoni gusuceceka. Nubwimbwira ngo be stop it. Nyita nushaka kumamagara mu izina ryanjye. Ntabwo nakora. Subiza ko ngukunda se. Ntabwo wabikora. Ibyo wakoze umva nkubwira winikoresha umbabarira. None okay. Kuba wambizi yuko unkunda nibyo byatumye ukora ibyo ushaka kuburyo nakwihorera. Ntabwo wanyihorera. Isoni kweri. Abaretse manze nkubwire. Ibaze ngewe mwe na mukuru wawe den dutangiye gutiritana kandi already fall in love with you. What does it mean? Exactly. Okay, eka nkubaze rata. Brianne, umunsi mukuru wanjye azaba yasubiye hanze muri Amerika uzongera ugaruka umbwire ngo you need me around. But I need you. Cyangwa dukeneye turi babiri. Come on. No, mbwize kuri umbwira ati wenda mbakeneye. No, nisingire kukubwira. Ntabwo nkwagije. Urampagije. Umva nkubwire. Biranabonye nibiki ntabwo wandika za message. Okay, I'm sorry. Sorry for what? What you've seen. Anyine nabonye message mbabarira. I'm sorry what you saw. Wabikoze kuyihe mpamvu? Ntabwo kumva igisobanuro gifatika ku buryo ngiye ibyo bintu byaba bisobanuye. He approached me. Then he approached me, so turafratinga nyine about nothing more. Oh really? Yeah. Natiri kukanabivuga mu maso yanjye nyine nta kintu bikubwiye. Okay, so ambwiye ngo ubwize ukuri. Nyine wabango yarako. Babe, I'm trying to be honest. He approached kubera me iki and wabikoze kandi ubizi ko turi muri relationship kujya nawe. Bivuze ko wamaze. Okay, excuse me. I didn't say that. Okay, mbwira ijambo rya mbere rya nyuma nigendere. No, irindi ritari ry'ingi kubimaze kubihaga. Kuko ntabwo wamaye impamvu niyi. Umaze kubihaga. Wabihaze.
reka nkubaze nakubajije impamvu n'imwe yatumye ugira gute ujya kwandika biriya byose kwa mukuru wanjye nyine sinjye wandikaga njye nyine okay babe okay nyumva bazi urabizi nyine brother wawe how sweet he is how nice he is nyine he was flirting nyine nta kindi urabona yazaga anyereka impamvu zose zerekana ko utankunda utankwiriye but nahoraga mvuga ko ngukunda nta gihe na kimwe ngeze mubwira ko ntagukunda mukuru wanjye avuga yuko nyina gukunda utankunda utankwiriye I'm a big girl you still young you still in school nyine wait sheri ari mukuru wanjye bikubwira nyine yambwiye you still in university and he graduated nyine he has everything but I didn't mention that I don't love you seriously utabifata nabi kandi nyine so yakubwiye ko njye nagukunda n'ubundi nagukwiye ibintu nk'ibyo byose akunyangisha nyine ese sheri kuki utigeze ubimbwira basi ngo umbwire ngo bino bintu mukuru ari kumbwira gutya kuri iki kintu kuri wowe kuki utageze ubinza musobanura nabifataga nkaho nshobora kuba nabateranya kandi nkumva naga ari ikintu cyiza none se ko biri burangire witaranyije nanjye ntabwo wabinkora you love me I know basi nsezeranya ko utazongera gukora biriya ntabwo nzongera bize ko imessage nabonye ariyo ya mbere n'iyanyuma ya baby ntabwo nzongera kandi I can't live without you baby ntabwo ntekereza ubuzima udahari please nigende okay no I'll talk with my brother please okay please nyine byarangiye sibyo mushwana pretend that you don't know anything okay niba ari kubishaka basi pretend that you don't know anything kugira ngo nyine Shyashya bize ndagukunda sibyo nanjye ndagukunda mukambabaze rero yeah sure take care okay Ivan Ivan ntuzumbwira amagambo ushaka ndakumva kumamagana inshuro eshatu iyo naguhamagara eshatu wese ko nagutwisa amezi 9 wanyishyuye hazo n'ibibazo wagiye ugerageza ukanavuga neza ntabwo cyose hariya ngo urashaka kunterera umwana icyuma kuno no bantu babaroza ibyuma ngo bagize bate babaroza ibyuma nose ubu baturoze ari nge nawe cyangwa ari so cyangwa ndana mu rugo ninde warozwe hakoreka mbabazi wakuroze ko yabanje akanabushyira mu kibuno ko ibyo byuma mwazanye rwose sinzi cyaka rero ngiye nkubwiza ukuri nanakubwira noneho kuri kwanje kundi ku mutima nta mwana nta kinono utazumva ngo baragukunda ngo yisamure mu ntera ngombe ngo nabasigaye ngo wanabi nyibutsa ko banyanga wowe nkunda rero n'urukundo ubunyereka ndabizi neza ko utankunda rero ngaho mbwira ibindi uzajya ushaka gukunda utari ushaka undi uko byari utari nge none ngereka nkubwiza ukuri abuzwa nande ko wabonye mu diaspora ufite amafaranga namubonye ariko nawe wabibonye wagakubitwa n'inkubawe ataraza ntago mwaryaga yatangaga abona abagore bagenze batinya kagora mu matako wangegerawe abona usigaye umparamira wigize umwana ngo ntasagira umuntu uzavuga washaka kuyobora wowe aramutsa abundi iki cyuma ari nge giteye ubu waburana bigezaho wese yabitinyuka wowe yatinyuka reka nkubaze rekana nakubaza aho muhera mutugira ubwenge uriya mukecuru ufite iminkanyari no ku kibuno uyu watesheje umutwe mwana ndutse nk'abasazi nareko ubundi reka mbabaze mbere yose twabaye hano ugeze wumva dupfangiye ikintu cy'umukobwa none se kuki umuntu afite amafaranga aba hanze asize abakobwa aje mu Rwanda bwo bamuroza ntago shaka irende tore umukobwa nyine bamuroza kugira ngo abone uko mutandukana ko ninge mura muvuga ngo wapfuye n'uri mureke mfusha n'ubundi ni gumane n'abakobwa ura mukobwa tungana ese byari bintwaye iki mungana tungana nyine Shaje baba mukuru wanjye arashaka kurya nyina arashaka gutereta nyina henga ngo mukuru wase akeneye gutereta ari amasitwa nese bamubaza iki nyina yagira ngo mutandukane niyo mpamvu ari kumuvugisha amugucaho umuntu ase mutandukana mwegereza gutya agira gutyo wowe ubwo rasugiye kunsoma kunsoma hako wajye umenya ubwenge ma umuntu garaje ari akwibwira ibintu ashaka none nanjye tugendera muri salo mbicaze mbabwira uko ibintu byose bimeze ibiki se ubundi ngewe nta nubwo nagakoze inama ivuga irangetu nanjye kankubaze ma mama ko twakundana ngewe ufite decision nafashe ngewe ufite decision nafashe ngewe ubu ndashaka gufata inzira ukiyahura
ngenda se wiyahura niyahura ngezeho ubuzima buryoshye niyahura njyahe ndashaka gufata inzira nkajya iwabo uriya mukobwa nkimusanga nawe na nyina nkabakaraga nkabemeza ku buryo wa mukobwa azajya areba abana banjye nk'irimbi nimba abona mwega araba kwiyahura azajya kwiyahura mu modoka kakanya upfuyiranutse ko wari wimereye neza njye nawe nura mukobwa tumaranye nta kibazo dufite ubu ngubu uwo mujinya ukuye ku izina ry'Imana niba nahagurutse nkajyayo ngiye muri nkagenda nkinjira icaza uriya muhungu wawe kicarira umwobo ese turaganira gutunuka icaza uriya muhungu wawe ahantu hamwe umubwire ngo uriya mukobwa mukwiyamyeho simushaka muri runo rugo nanjye sinajyaga muzana n'ubusanzwe nawe rero agira gute namushaka ajya kugira gute hakose reka nkubaze ubundi mwese wamugane ko wapfushije ukabona na kimwe uramura umuntu gutava muri Amerika akaza afite amafaranga akajya gushaka umukobwa ufite iminkanyari nta kindi cyemezo ngewe Marita ndashaka kubyuka mu gitondo nta kintu ndakoza mu kanwa nkajya kubatera umwaka ngo muri urwo rugo ntatuka ku buryo umugore mukobwa azajya bareba namwe akavuga ati sigiye kuzakora na shitani ngo ni nyoko ko nta mukobwa none munatekereza ukuntu nta mukobwa ari umurozi mubi numva se mubabwire nta murozi arimo uriya mukobwa n'umwana witonda ibyo bintu byo ntabwo witonda agakunda nimba koko ari ukuri akunda na mukuru ubwo yagukunda agakunda na mukuru niba atari umurozi wowe wagutega amafaranga ntiwayarya nanasubire tuvuge ko yateze na mukuru wawe arayabuze ese mukuru wawe urabona nawe stop gereza aho ugeze ngo wagutega make byo navuze biba byatambutse sinyasubiramo kumbi ujya kumushaka ugiye gukura amafaranga ariko ye niba amafaranga se ngengera yahe ahubwo bayafite nibo bayarya uriya mukobwa arwaye na sida guki sida waramupimye se nese aheze wabo kubera icyo afite amafaranga aheze wabo se rego mwana uri n'umwana muto uriya n'umwana wawe mutacu ufite iminkanyari no kukibona nawe wakubona yabona uri umwana uvuze ngo iki wakubona yabona uri umwana mwana byo tubyihorere sibyo rwose mama agira icyo ntuzankunda uzabyihorera ko nkunda se n'ukuri guntesha umutwe nkaba ngiye guhinduka nk'umusazi heze reka nkumwe nzajya nikoza mu nzu mu ntera nikoza hano mutera umupira ubundi ngewe ndi umupira wanyu ikindi ngewe muhumure nta mutwaro nzabazana nta mwana nabazanyeho nta nubwo mbabwiye ngo umuntu werere ahubwo aho kugira ngo unkore ibyo nkora niyo nzanira nk'abana abana nkabarera menya ko ndikurera abuzukura ko hakugira ngo nzahinduka nk'umusazi ngiye gutora amashashe none se nta muntu hano ukirya nuriye ntibimanuka induru yawe zigiye kuba ibibazo muri ubu ndabona amahirwe yo gutuma nanjye nanahukana murarinda munshinja induru hari mikoro cyangwa ndi umumotsi ngewe hari ikintu ugeze mbabwiye ko rimwe muyinzanyeho niviriye ahantu murambwiye muratangiye kunterura ikindi kandi uwo muhungu rwose natwara ubusa bwe nanjye ngo ubuki ntaje si ubusa nk'uko abivuze ntese umuntu arashya yarura iki ariko ubundi reka nkubabaze yereruka mbubwire Marita Mana yo mwijuru mama huryamye numve mfite umutwaro w'abuzukuru bawe mfite agahinda kagiye kuzanshengura umutima ubwo wasanga ari nako ariko ugenda umubwire yandikiye message check ugenda umubwire ngo mama yavuze ngo ubundi yitwa Marita ngo how are you my love ubuze icyo bisobanuye how are you my love ugenda umubwire ngo mama yavuze chérie uburetse gato ngo ni umushyitsi wanyu muri ino minsi mike mama arashaka kuza kubasura ugenda ubantegura bajyana umutima mwiza bazakwakira neza ukuri kw'Imana ugenda ubabwire ko ashaka kuza kubasura kandi ndabasura pe nzabiko jambo bakumvise nyine ugenda ubabwire umutima wawe bawushyire mu ibase bawuhagire neza bawanike zasange wuwo n'umukobwa uvuga icyongereza ariko mama ko nabari romantic how are you my love how are you feeling how are you biki how are you feeling good ufurunga ni ibiki ufurunga ni ibiki se ngufurunga how are you feeling niko kubwiye ngo ubwire se arakubwiye ngo uzumbwire ngo ni arambwiye ngo how are you feeling yani mubwira afurungane na nyina icyo bisobanuye ndabise ko numva mumuranduka ugenda umubwira afurungane na nyina how are you feeling genda wangegera urugero abavuze mubwire mama wawe ngo mubwire ngo nzaze ejo ubundi umubwirire ngo mama yavuze ngo azaze ejo uzi umuntu avuze ngo how are you feeling iyo agenekereje avuze ngo nyine rizeru mfite mu mutwe njyewe ni zeru burahari zeru urenze nyina niko yavuze umubwire ngo mu gitondo ndamusura ndamwereka ko ndi zeru arakina n'umwana njye narababaye mfite byinshi byabaje ugenda umumbwirire ngo ntabwo abana banjye ari ubupira kandi nta nubwo abana banjye ari ubukingirizo ku buryo azajya buhinduranya iyo ngetura y'umukobwa abana nk'umuntu akabagira nk'ubukingirizo numva ngo niko barangirije bajugunya bongera batora kandi
mpora agakubitwa n'inkuba. Yeah. Nizere. none ipantaro wambaye ubwoko ese iyo telefone ni yandi ya mama? Oya. Iyo ngiyo aho wicariye we. Yego none se umva mubwire ko nashaka kubyuka nserera bamba bari kwa marinette zanjye. Nise ngombwa nguserere. Mere za rinette zanjye. Kubanza mbaye bitwaye. Ntabwo nguhaye noneho. Bya wa marinette zanjye. Okay, tubyihorere. Ubundi mbwira ukuntu ugiye kurengaho none ugiye kuba ni imfizikazi se ndabyita imfizikazi ndabyita inyagazi y'akarere. Aho gitera umuco nawe. Uwa mutipe w'inzobe uramwanze ugiye kuri mukuru. Sende zose nandi kuzikurikirana ejo bundi amakuru ntarayabonye ukuntu ibintu biba bimeze hano. Uriya mutipe burinde uko nawe wataye umutwe wataye ubwonko bakumesha bagakuvuguta akakwanika. Bundi ntaguhaga. Ntaguhaga. Nuru ahubwo we nuruhumbire. Gende kukubaza ibintu ndi serious. Gende mbona rero protection yanjye igiye kuzakujabuka. Sibyo? Akuye protection yawe. Sikukurinda nta bikeneye. Ako gapinya k'amafuti. Ako gapinya k'amafuti. Y'abantu rero batanira ni hano rero. Ndakubwira ibintu biri officiel. Tu connais pas? Officiel. Pereza? Nakubwira ibintu bimeze neza nakubwira. Ngiye mbwira neza ukuntu uriya mutipe umwinjiriye cyangwa se nimba ari wakwinjiriye nimba ari no kukubangamira mbikurikirane hakiri kare. Kuko ahantu bigeze watanye. Rero bro. Uziko watanye? Neka mbwira. Uriya mutipe naramukunda. Uriya musore afite amagambo. Yandi udashobora no gusinzira. Ntijuga umuntu kubwira amagambo utasinzira urarwana nawe ngo bigende bine. Nyina afite amagambo meza nyine. Yako narabikubwiye uri kwirukanya karagati penda kubya ati abonema ntagiye izamara. Wigurira ibintu birambura pinga. None mutipe no wahisemo. Mbwira uriya niwe wahisemo ntagiye nitoza uburyo nzajya mukubitamo. Umva uri kumva. Hoya none. Brianne usuze nzamuhereza ku izina ry'Imana nagushaka kumuhereza. Wa musore. Bazamfunga. Kamwiworeye cyangwa ubona ako gapinya kawe k'amafuta ukagira ngo hari umuntu kakubita. Umba target mfiteze. Nta muntu numwe uzakuvugisha uzagutereta ntabishaka. Agomba kuzajya nyuma. Wenda twabivugana ukambwira nyine ukuntu twabigenza ariko ibintu byo gufata abantu ubahondagura bazagufunga. Uriya we none urabona ko uriya mutipe nakubise umutwe. Uriya ndakubita umuntu. Ingumi imwe y'iryinyo rimwe ku buryo ubwo bugamba asa kubwira tazongera na rimwe kubona nahana butungukiriza. Ariko se Oya. Nyeka ngubwire. Base kamubwire. Okay ndabyumva nyine biba bibabashe. Kandi erega naye ndabyumva ntugire ngo mba ndi kukumvira gusa. Ariko nyine nawe umva rero umubwire ko agomba kunyitondera kangendera kuko tuzacakiranira. Gupompa nyunya mugani w'ababandi ndahita mvunira mu mapi kuko nabla ako bamvungire indi uzamfunga ninde se uzaza unkuzemo basi ndaza kugurira iki vuga ikintu uri bungurire reka ndi hari transaction ndi gukora kuri banki yanjye ndaza kukubwira banza umerinete zanjye ako se wani untazuma urazima kuri ndi kwifotora izo ni ingume ebyiri uramarinete zanjye ntazuma Brianne no sukukubeke ndamuca umutwe nese warinete zanjye akugiza ate se sawa tubyihorere twese tutegereze MAID bazaza hano ngaha bankure hano nambaye amapingu umubiri bose wenda ubwo mubori kuzishima sibyo wajyanye ibya ubundi abatipe bashaka iki hano wajyanye ibya sindi biriya abatipe bashaka iki hano
buri kanya izindi ngo zose zuzuye hano ntabwo zifite abakobwa bagiye kureba abakobwa no way nta Brianne hano hari bakureke ndaguha Bruce Melody cyangwa Melody cyangwa PDD mvuze amagambo menshi ndumva ndwaye umutwe urayamvugisha nanjye na rwose hari igihe mba numva nanarambiwe se n'ikiwe nigeze mvugana nawe amagambo wavuganye nande se navuganye na Yvan mbese nabwiye ko wavugishije none ariko nawe buri gihe cyose urakutono ariko reka nkubaze yo mu birane ibintu byo kwihorera abantu bakarikira aho ngaho abana bagiye kwicara bapfa kari agacecuru ngewe ngo ubu biba byancanze rwose sinzi uko nakubwira Yvan rwose ngewe byancanze pe ariko niba umuntu azabigenza ate niba umuntu byose atari wowe se gutese byose atari wowe bihera bituma abana bansuzugura nkaba nta mwana nabwira ngo yumve suko nawe umusuzugura babireba ngiye se yaranyumva isaha zose ngaba ngi umwana nka Yvan ejo bundi tumukorera ubunyano hano dore yavukiye hano ntabwo wenda abandi bavukiye hahandi aho twari dutuye we yavukiye hano nonzo ni Shyashya tumukorera ubunyano hano ejo bundi tumukorera none ndavuga nakavuga akanyumvisha uburyo amaze kugira ngo ariko se ubundi reka kubaza ubundi abaraho ubundi koko namukuru we yatangiye kujya gukurikira cyangwa hari uko bagira urukuruzi aho ngiye ibyo uvuze ushobora ko ari byo ntabasha kuba afite urukuruzi akamubona nkururira abana ngo banteshe umutwe bashobora kuba afite ubuherano ni ukuri kw'Imana none ejo wajya kubiyama nkababwira ko nanjye ndenze ntabwo ninjye namaze kumenya ibintu mukoresha ndabizi neza namaze kubihagurukira kuko nabarariye ijoro none nje kubiyama nimukomeza nanjye ndashyiramo ibyanjye ako kantu kandi niwanyu murabigira ako kantu ngo ni wacu barabigira ntabwo mubigira n'ibyo byabo muravuga n'ibitizo tubizi ko bari mugeni ubonye ntabwo ko rukuba nabengese zirashize iwanyu ngewe nyine muri rwose uzabaza sinabye izo mwabikuye ngo bifumvura iby'iwanyu ngo nibyo byazanaga intambara kuba nitwa Kivumvuri ibyo ngewe n'izina nahawe n'ababyeyi abana b'ababyeyi kubera ko ibifumvura iby'iwanyu nyine bitatuzaga bakaba ari nabyo bimurikiranira abana ngewe urabizi data impamvu yanyise Kivumvuri nuko mama yarameze nk'ivubi nyine ibyo bivumvura iby'iwanyu byarakomeje birakura birabyara birizukuruza dore ibyuzukuru byabyo n'ibintu byana byabo mushenzi wowe hari uyoboye ko iwanyu ari abarozi iwanyu ntabwo ari abarozi wacu se n'abarozi okay no ibyo tubiri kuganira ngiye namenye ko iwanyu ari abarozi nabaze gushaka mbura uburyo nawe ukorana nawe ariko iwanyu ni abarozi kandi bafite za nyabingi kurusha iwanyu singeze izokamya abantu uko tubiri cyumva wowe gende kubasarana gende kubasarana kiwe ndagenda babwira ngiye mputsi nimugire ngo kora mu Kivumvuri yitwa Kivumvuri ngo ni izina rya gakondo sibyo ibyo ntubivuge ibyo ntubivuge urabanije kugira ngo tutinye nge ndababwira nti rero kugira ngo nyine batinye ngizagenda mbabwira nti murebe umugabo wanjye twa Kivumvuri bire ni bivumvuri iyo bimuzemo ashaka kuzana akanakwira n'akabadomadoma ibyo birumvikana ko no kuvuga ngo bya gakondo umfatiye na gakondo iwanyu urabizi ko iwanyu muri abarozi mu bifite za nyabingi mushengere akitubyihorera umva ejo mu gitondo nge nzagenda nasase babwira nti namaze kumenya ibintu mukoresha byose mbifite mu mutwe wanjye none nimudahagarika ibyo bihuhera byana mwirwa muhera ubwana bw'ubungu ngo mubwenge ni gute Fred yaza iminsi ibiri wabonye amacancu akora mu kanwa ameze nk'ifu ukagira ngo si ibintu yaje ajondetsemo ntabwo wari uhari ntabwo wambashe warabimbwiye ibicancu bimeze nk'ifu ntabarusi siko ari byo none nanjye kubera ko ntacyo nifitiye ariko nzagenda nihagarareho umaze iminsi ngiye mfite ikibazo iyo ngiye hano gutyo hari ukuntu usanga bahamenya ibintu bize nk'ibyatsi nibo niyo mpamvu nzagenda nyine ngo nimba hano nsenze Imana
kanye kwita imana niba abana bafite ntibinsindemo ubu ni njyeyo babwira ni ibyanyu nabi kuba waza gutongera bagatongera abana banjye none abana banjye bose bakansindayo ntaze bafite ibirozi by'wanyu mu ko wabaye ibyo birozi wowe ahubwo wuzo urebye ibyo mfumfuri by'iwanyu tujyana ushaka kurigendera ukanaritinya ibyo ntabwo ari necessary ahubwo ngewe ndabona n'izina nzarihindura urihindura se kubera icyo ubundi wari vumbura byagutwaye ntabwo njye ryishimiye ahubwo wenda umuntu uburyo yarihina sinzi umuntu arihinnye umuntu yarigita gute vuba ntabwo ryumvikana ibyo tubyihorere njyewe nimba ushyigikiye ukarumva ko nimva ngaha mu gitondo nkajya kwatsayo umuriro n'ingaruka ntacyo uzantwara ngiye mu ruhushya noneho ngende mbyirangiza ngende tayari Ega ndakunda shushu beyi izatera imeze ubu ngubu ngo ni shushu beyi mu gitondo noneho ngeze asanga igisubizo kizima ngenda nkungeze umuriro hariya nkora amateka sinzi ibyo twakora ubwo nidushaka tuzabu niyo wasigara mu modoka njye uzi ikintu twakora n'ibyanga ntabwo biri bwange gusa ibintu ndi bubakorere tuzamugirira urukomo gukora iki se sinishoboye reka bimwe na bimwe ndabitinya kubera intambara yawe n'amahani yawe noneho kuva umpaye uruhushya noneho ngewe ureka iki kibazo kitagiye kurangira kabisa reka njya guteka njye ndara niteguye hanyuma mu gitondo ndakwereka ngewe wowe ese ugira ngo reka nanjye ntabwo noroshye nuko haba harimo ibintu byo kugutina rimwe na rimwe bijya byanga ariko hari igihe ziba ukuri bamwe bakeka ko ari ibisasi gusa siko mbibona kuko sinjye waremewe ndababara kuko nanjye ndi umuntu kandi ndakunda nahuye na byinshi mu nzozi n'ukuri mbuze uko mbisobanura gusa nabyise ibara ry'urukundo